Uyu mugabo yigeze kwitwa umucuruzi w'urupfu mu isi, ariko ubu izina rye rirazwi. Izina rye rizwi nk'izina ry'ibikorwa by'intakikirwa, ariko mu by'ukuri mu myaka ye yigeze kwitwa umucuruzi w'urupfu mu isi bitewe n'intwaro yakoze zashyize iherezo ku buzima bw'abantu benshi mu isi muri icyo gihe cye. Ibihembo bye bihabwa abantu bakoze ibikorwa by'intakikirwa, harimo nk'igihembo gikomeye cy'amahoro gihabwa umuntu wakoze ibikorwa by'amahoro byatumye ikiremwa muntu cyinshi kigira amahoro mu isi. Uyu nta wundi ni umusuwisi Alfred Bernhard Nobel, umugabo w'umusuwisi ariko wavukiye muri Suwede. Birumvikana ababyeyi be bashobora kuba barimutse cyangwa se barakoze migration bakava mu Suwisi bakajya muri Suwede, aho Nobel yavukiye mu mwaka w'1833 ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10. Yitabye Imana tariki 10 z'ukwezi kwa 12 mu 1896 afite imyaka 63. Uyu musuwisi w'umunyasuwede niko twamwita yize amashuri yo mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Tugwaye ikaze muri iki kiganiro biography z'ibyamamare, aho mukigezeho ntanjye Mr Sam. Ikiganiro mukurikira kuri Mr Sam Entertainment. Niba ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa icyifuzo, ko twandikira muri comment cyangwa se undi muntu wifuza ko twazavugaho mu biganiro biri imbere. Biography z'ibyamamare. Nk'uko twabibabwiye, Alfred Nobel yize mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Amashuri ye niho yagiye, aho yahahuriye n'inshuti ye umunya Espagne witwaga Ascanio Sobrero, uri umuhanga mu by'ubutabire. Uyu mutaliyani Sobrero yaje kuvanga ibinyabutabire byitwaga glycerol na acide nitrique, abibyazamo icyitwa nitroglycerine. Nitroglycerine ni uruvange rw'ibinyabutabire bitagira ibara ariko biturika mu buryo budasanzwe. Tubyibuke muri iyo myaka nibwo mu Burayi hari impinduramatwara y'inganda, aho abantu bakoraga ibikorwa remezo bidasanzwe ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Sobrero yaje kubyigisha inshuti ye Alfred Nobel, nawe arabimenya mu buryo budasanzwe. Papa wa Nobel witwaga Emmanuel Nobel wari ufite iduka ricuruza ibyuma i St Petersburg mu Burusiya, yaje kurihinduramo uruganda rukora imbunda zikomeye zifashishwaga mu ntambara n'Abarusiya muri iyo myaka. Nobel yifashishije uruganda rwa se na ya formule yabwiwe n'inshuti ye Ascanio Sobrero, abibyazamo icyitwa urutambi. Urutambi abenshi mushobora kuba murwumva cyangwa se mwaranarubonye, ariko icyo mutazi nuko rwaswirakwijwe n'uyu mugabo Alfred Nobel. Nk'uko twabibabwiye, mu Burayi hari impinduramatwara y'inganda, aho abantu bakoraga ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda ya gari ya moshi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Urutambi rwaturikaga mu buryo budasanzwe. Nobel yari amaze kuvumbura, byamusabye gutekereza neza kugira ngo arebe ko yarubyaza umusaruro. Iki ni ikiganiro kivuga ku mateka magufi cyangwa se biography z'ibyamamare, aho mwakigezwegaho nanjye Mr Sam. Niba hari undi muntu wumva twazavugaho mu biganiro bitaha, twandikira muri comment. Kandi niba utarakora subscribe hano kuri Mr Sam Entertainment, kora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ibyinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Nk'uko twabibabwiye, mu Burayi hari impinduramatwara y'inganda, kandi tubyibuke Nobel yari amaze kuvumbura ikintu giturika mu buryo budasanzwe. Nobel yifashishije ubuhanga bwe nitroglycerine akajya yifungira mu dukebe cyangwa se utuntu tuzatuma idaturika, cyangwa se niba yaturikana abantu bayikoresha, bituma nawe ashinga inganda hirya no hino mu Burayi, acuruza urutambi hirya no hino mu makampani yubakaga ibikorwa remezo n'ayakoraga mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byatumye Nobel aba umuherwe muri iyo myaka, ndetse yaje kugira amafaranga menshi, aho yari afite inganda hirya no hino mu bihugu by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
bimwe mu byashyize iherezo ku buzima bwa Alfred Bernhard Nobel. Uyu mugabo nyuma yo kubengwa n'umukozi we umunya Australiakazi witwaga Bertha yari yihebye cyane. Inkuru y'urukundo rwe irasekeje cyane kuko yaje kubengwa n'umuntu yari yarihebeye, ndetse aza kubengwa ku munsi yari yarateguye n'ubukwe. Ibi bituma yiheba cyane ndetse ahita atangira gukora imbunda zikomeye, yishora mu bikorwa byo gukora ibisasu byahitanye ubuzima bwa benshi mu isi. Ibi biza gutuma yitwa n'umucuruzi w'urupfu mu isi. Bitewe no kwiheba cyane yaje gupimwa n'abaganga, baza kumusangamo indwara y'umutima ndetse na bimwe mu binyabutabire yakoreshwaga mu nganda ze. Ibi byatumye ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 mu w'igihumbi 1896 Alfred Nobel, umuherwe wo muri iyo myaka, yaje kwitaba Imana. Mu byibuke dutangira ikiganiro twabwiye ko yigeze kuba umucuruzi w'urupfu ku isi, ndetse iryo zina yigeze kuryitwaho igihe kirekire muri iyo myaka. Nawe mu buryo bwo gusukura izina rye yasize irage yasize na n'ubu ngubu turacyaribona, aho abantu no kugeza n'ubu mu kinyejana cya 21 ndetse no muri uyu mwaka umurage yasize na n'ubu ngubu urazwi, bitewe n'uko Abanyaswede babishinzwe bakora ubugenzuzi budasanzwe ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo wa 2022 bazatangaza urutonde rw'abantu bazahembwa ibi bihembo. Ni ukuvuga umurage Nobel yasize, buri mwaka hagomba kuboneka umuntu uhabwa ibihembo bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoze. Turagushimiye cyane mu kiganiro biography z'ibyamamare. Njya kwigezagaho nitwa Mr Sam, aho ibindi tuzagenda tubigarukaho mu bindi bice biri imbere. Ikiganiro niba wagikunze kanda subscribe, ukore like ndetse uduhe n'ibitekerezo ku bandi bantu twazavugaho mu biganiro bitaha. Ciao ciao.